ibyo birabareba dupfa kuba twamaze kumenya ko mukomoka kuri Ngango musekuruza wanyu wayoboye Kigali mu mwaka w'1909 naho ndetse burya Nyabugogo ntimwiba papa ko twamenye inkomoko yanyu noneho muradukizwa n'iki impamvu ngo mwiba ngo burya ngo aba bajura ba Nyabugogo bafite igisekuru kuri Ngango wari ufite abagore 8 n'abana barenga 32 uyu nguyu ubundi ngo niwe wabaduteje iyi sura y'uyu mugabo niyitumye bamwe dufite imishiha n'agahinda mu mitima twatewe n'aba bambuzi ba Nyabugogo ngewe rero ngiye kwicara hasi nkuvira muzini muzingo nkubwira amateka ya Ngango wabaye meya wa mbere w'umujyi wa Kigali ku mwaduko wa Zungu umugabo muremure bivugwa ko ari we munyarwanda wa mbere wazanye abagore benshi dore ko ngo yazanye abagore 8 akabatera inda z'abahungu 24 akababyaza n'abakobwa 8 nka ba nyina ngewe rero ugiye kukugezaho ibi byose ndacyari umwami wa Red Bull rinyiri kirenga umuheto wanjye nirukumba muhisha nkamutikura batinda umuhondoro w'amateka nagabiwe nyirumuringa nyirasanira n'umushinya musheshe yihaye kunganza mvumbukana ikinyarwanda mwibutsa ko navuka mu bagiyo basomeza amatikiri b'incenje yakururi bibashumba bacyuriza mutakambwa batubona umuhongusha ndi nyiri bigango byamuvugira ikobera ubusari busuye umutindi nagabira aho jyanga yamburiwe iminyago gatura imijya rusuzuma umukiza amaganya w'ikeza byamutikura bijyo byamushakamba gutura inkambira avubye bwa mugarura simvuka igiture data yakoye ibongwe mvukira Rwanda ndi umuhungu w'abanyarwanda ikindi ndi umwami wa Red Bull ngo uyu Ngango rero yagize umutware w'umujyi wa Kigali guhera mu mwaka w'1909 ku ngoma y'umudage Richard Kant abanyarwanda bahimbaga Kanayoge ngo kugeza mu mwaka w'1916 ubwo abadage barasanaga n'ababirigi bikarangira ubudage bwambuye u Rwanda ubundi ababirigi bivugwa yuko bajya gufata u Rwanda babwambuye abadage uyu Ngango yagiye ngo akabonaho impapuro z'abadage zari zibitse ngo kubera rero n'inzara yari imaze gutera mu Rwanda ubundi ngo agafata zino mpapuro akazamuka akagera i Rusizi ariho bitaga mu Bukunzi maze ngo akahahurira n'ababirigi ubundi zino mpapuro akazibaha ubundi ngo bakamuha ibiryo ngo ubundi bakamuha narifuti imugeza hano i Kigali ubundi ngo agahita yimanukira Ngango ameze neza ari guhumura murumva rero Ngango ngo nawe ntago yari yoroshye nubwo rero ibi ngibi nta makuru abihamye cyangwa ngo abiha agaciro ariko Ngango ntabwo yari yoroshye abahungu be nabo ntago bari boroshye ubwo uyu Ngango rero ngo mu bahungu 24 yari yarabyaye ngo 21 muri bo ngo bari ibisambo bikomeye cyane ngo aba bahungu bibaga umujyi wa Kigali mu buryo bukomeye cyane ngo barawujujubyaga ngo bari bene Ngango koko ngo ntawe bavugaga ngo ibyo bibaga n'ibyo bamburaga abantu babigabaniraga ku karubanda bose bareba ngo nta n'umwe utarabatinyaga ngo icyari kibatunze ko ari ukwihesha ikintu cy'undi ku ngufu ngo bari bene Ngango koko iki ngiki ngo cyari igisekuru cyavumiye ku ruhimbi imyaka ibihumbi kuba bari batuye i Kigali ku mwaduko wa Zungu ibi birashimangira nta kurya iminwa ko abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure bw'aba bahungu ba Ngango bagituye hano hafi mu nkengero z'uyu mujyi wa Kigali Nyabugogo byanga bikunda uyu Ngango niwe wabaduteje uyu ni uri inyuma y'amarira atagira ingano y'igisekuruza cya none nta kabuza igisekuruza cye kihishe hano Nyabugogo byange bikunda bino bisambo bya Nyabugogo bifitemo amaraso ya bene Ngango niyo biba nta kabuza ubona ko ubwenge bwabo ari ubwo ku mwaduko w'abakoloni turasaba hakorwa iperereza tumenye ubundi uyu Ngango nyiri ubutaka bwa Kigali ashyinguye hehe turashaka kumenya neza mwene Ngango wazunguye imitungo ya se kugira ngo tumenye uko dukurikirana ibintu byacu amakuru avuga ko abagore ba bene Ngango bose bakomokaga mu Kinyaga cya Karongi gukomeza umwogombero w'ubukunzi bwa Rusizi na Nyamasheke yo yabaraye ukuri se aha turagira ngo dukorere iperereza ryimbitse tumenye nta gushidikanya imitungo yacu twibirwa hano Nyabugogo ibikwa hehe dusanze koko aba bagore ba bene Ngango bose baravukaga mu cyahoze ari mu Kinyaga no mu Bukunzi Karongi Nyamasheke na Rusizi mwitegure kuturiha ibintu byacu twabuze ariko mbere ya byose turasaba zino fanta n'izi sambuza bizenguruka ahangaha muri gare ya Nyabugogo babice burundu tubone gukomeza iyi super dipe y'ahangaha Nyabugogo imaze kubisereri mu mitwe yacu ibaze kuba ufite icyaka ukajya kubona hatungutse mano ya fanta 3 ku gihumbi
ukagura utaranayirenza akanwa ukumva n'amazi buzi bavanze n'umutobyo wa senkani. Iyi Nyabugogo yihishanye tekinoloji itazwi ituma bamwe kuyigendamo bisaba kubanza gupfukama tukunama. Ibaze kugura ipantaro wajya kureba ugasanga ni ukuguru kumwe papa. Hari uwambwiye ngo yigeze kujya Nyabugogo ngo ageze yagiye kwikora mu mitana ngo yibwire abatanazi, ahita asanga akanyabugabo bagatwaye kera. Iyi Nyabugogo ishobora kuzatuma twibera abadiyakoni n'abapadiri ku ngufu. Ese ubundi bano bajura ba Nyabugogo ibyo bibye babijyana hehe? Ibaza ahantu bashobora kugukura rinete z'amaso mu maso ntubimenye. Reka twiteranye dukora amasengesho y'iminsi 7 turebe ko hari ikintu Imana yakora mu by'ukuri. Turasaba Imana ku munsi urubanza izatwereke bano bajura bagiye batwibira Nyabugogo, tubareba amaso ku maso. No kuri narabibabwiye, ndashaka kuzareba mu maso umugore munini w'inzobe wangurishije amakaro nakoze mu ibarizo. Turasaba twinginze kandi ngo kuri za divayi tuzanywera mu ijuru, marayika uzaba uri mu bintu azitondere bano bahungu ba Nyabugogo kuko bafite maji ziteye ubwoba zishobora gutuma yirukanwa mu ijuru igitaraganya ashinzwe uburangare. Turasaba bazabaho icyumba cyabo mu ijuru mu gihe twese tuzaba dutegereje ko ducirirwa imanza. Hano muri bano bajura turasaba bazajya mu muriro bazacungirwe hafi, kuko nta wamenya n'umuriro bashobora kuzawunyaramo ukazima burundu bikarangira badahiye. Ahangaha Nyabugogo ni mu yindi si papa. Uzatinya ahantu uzagera buri wese akarwanira kugutwaza no kukuyobora. Ikindi kandi uzatinya ahantu hahora abantu papa. Ibaza ahantu bataryama ngo bahora mu kazi mpaka umwami Yesu agarutse kujyana abera mu ijuru. Kujya Nyabugogo bisaba kubanza gukora ikosi neza rimeze nk'irya gisirikari, kuko bitabaye ibyo urababara papa. Uzatinya ahantu uzagurira telefone ugasanga ihamagara umuntu ari uko muri kurebana gusa. Ibi bintu bya Nyabugogo bisaba izindi mbaraga zirimo n'izaturuka mu ijuru kugira ngo tubashe guca ahangaha. Sinzi niba ahangaha ari Imana yadutanze kugira ngo tujya gusimbuka rwatubonye, ariko ibintu bibera muri iyi Nyabugogo babishubije inyuma waba ureba akibera. Ahangaha abantu bararira amanywa nijoro. Ibaze kugenda ugiye gusura umuntu warangiza bakakwiba ibage, imyenda n'ibindi byose ukabura na tike gusubiza mu cyaro. Turasaba ubundi mutubwire abavandimwe bacu baba mu cyaro iyo mugeze muri Kigali mubagute ku buryo niyo muhuye n'umuntu uturutse mu cyaro mutamugira inama namwe mushobora kumwiba. Ahangaha sinzi ikintu iyi Nyabugogo yihishanye n'iyi Kigali muri rusange gituma abanyacyaro n'abanyamujyi batandukanye. Sinzi niba ahangaha Nyabugogo ari nge haba harababaje gusa, ariko se we niba warahagenze cyangwa warahatembereye wahabonye iki? Ese ni iki wahabonye kitazatuma uhibagirwa? Ni akahe kantu bagukoreye cyangwa kakorewe inshuti yawe ku buryo na n'ubu byibuka ukumva ubwoba bukuzuye mu mutima? Nigeze kuhagera ngiye gutega imodoka ijya Rusizi aho kumpita itike bampa fagitire ya UZB. Gusa nanone niba utarahagurira furashi, memori kadi cyangwa inkweto z'abamasayi ntacyo ufite cyo kubwira abanyarwanda. Gusa nanone ndagira ngo nkumenyeshe ko Nyabugogo biba warangaye gusa. Gusa nanone kujyaho bisaba ubwenge bugeretse hejuru y'ubundi papa. Niba ari ubwa mbere ushatse wareba umuntu hamenyereye akakuyobora, bitabaye iby'amahirwe yo kubabara azaba ari menshi cyane. Niba ushaka kugura ikintu kandi shaka ahantu hizewe bari buguhe fagitire ya IBM. Naho nugurira aho ubonye hose, ibyo uzabona uzajya ubyumva mu matangazo. Ahangaha nagira ngo mbamenyeshe mbabwire igisekuru cy'aya mabanda akomeje kutubabariza hano Nyabugogo, kuko baturuka kuri bene ngango papa. Aba bose iyo biba barabimerita, uba ubona ko ari ibintu bibari mu maraso ntabwo ari ibintu biga. Ibaza ahantu bashobora kugukura rinete z'amaso mu maso ntubimenye. Ibaza ahantu ushobora kujya ukambura ikote ukaribahereza kandi ukabyibuka nyuma. Iyi Nyabugogo ikwiye amashuri arimo na za kaminuza kugira ngo tumenye kuyigendamo. Ese ubundi ahangaha ni mu kihe kinyejana? Ahangaha bashobora kuba bari mu kinyejana cya senkane mu gihe twebwe mu Rutsiro tukibereye muri 21. Turasaba batubwire niba bari mu mwaka 2025 cyangwa batubwire niba bo bageze muri viziyo senkani. Ibintu dukorerwa ntabwo bisanzwe. Biragaragara yuko hagati yacu nabo harimo ikinyuranyo gikomeye cyane. Byanga bikunda imyaka yabo n'iyacu ntabwo yahura papa. Niyo mpamvu
mu ijuru dusaba ngo bazadutandukanye, abana ba Nyabugogo bajya habo, abana bo mu cyaro bajya habo. Ibi bintu ntago bisanzwe. Ushobora kuzasanga ugeze mu ijuru ibyaha bakoze bakabigusiga, ubundi abana ba Nyabugogo bagasigara ari abera. Turasaba Imana ngo ibi bintu izabyigeho, kuko aba bana ba Nyabugogo ntago tunganya ubushobozi bw'imitekerereze n'imibereho. Njyewe rero nari Red Blue, ndabakunda cyane. Imana ikomeze ibampera amahoro n'amafaranga. Tuzasubire ku munsi w'ejo. Ndabakunda cyane cyane.